Yes, tubaha ikaze rero mu kiganiro Himbaza Family, aho tuba turi kugenda dutaramana n'amakorali atandukanye ndetse n'abahanzi kandi dukomeza kubifuriza kugubwa neza. Ngewe rero wabategura iki kiganiro kandi muri kumwe ndi Prince Shumbusho. Hanyuma wakwibaza ngo turi kumwe n'abande cyangwa se ni korali tugiye kubana, nta yindi turi kumwe na korali yitwa Iriba yaturutse mu majyepfo. Byinshi ngira ngo baragenda babyivugira, ariko nk'ibisanzwe tugenda twakira rero abaririmbyi bahita baririmba. Tubaha ikaze korali Iriba hano kuri Family TV. Ndabona bagihuza ariko bari buze kuza ni tubaha ikaze ngaho muririmba. Amagambo y'akanwa kanje n'iby'umutima wibwira bigashimwa nawe. Murika inzira zose nyuramo n'imigambi yanje ibonere rwose. Icyama amagambo y'akanwa kanje n'iby'umutima wibwira bigashimwa nawe. Murika inzira zose nyuramo n'imigambi yanje ibonere rwose. Unkore ku maso debi imbere mishurirwe ukuri nyagasani. Amatwi yanjye nuko nayo yumve iby'ubushake bwawe. Amatwi yanjye nuko nayo yumve iby'ubushake bwawe. Icyama amagambo y'akanwa kanje n'iby'umutima wibwira bigashimwa nawe. Murika inzira zose nyuramo n'imigambi yanje ibonere rwose. Amaboko yanjye yezwe nagaragaza
y'akanwa kanje n'iby'umutima wibwira bigashimwa nawe murika inzira zose nyuramo imigambi yanjye ibonere rwose icyama amagambo y'akanwa kanje n'iby'umutima wibwira bigashimwa nawe murika inzira zose nyuramo n'imigambi yanjye ibonere rwose icyama amagambo y'akanwa kanje ashimwe nawe byose ntunze n'ibyawe Yesu nanjye ubwanjye n'uwawe naje wese ntacyo nzigamye wowe mana Mana tuje imbere yawe muri aya masaha Uwera, haleluya. tuje imbere yawe ngo tugushimire imirimo itandukanye wakoze ku buzima bwacu. Imana kubahwa. Twibutse neza ko tutaraba isoro mu nda z'ababyeyi bacu wari uzi ko uyu mwanya uzabaho. Uyu mwanya ni umwanya w'igiciro ku buzima bwacu. Uyu ni umwanya w'igiciro ku badukurikiye. Mana tugushimiye ko wemeye ko natwe tuba bamwe mu bo bashobora kuvuga izina ryawe bikemera. Tugushimiye ko natwe wadutoranyije mu magana menshi ukemera ko dushobora kuvuga izina ryawe uhabwa icyubahiro. Mana aya masaha rero turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe. Reka ineza yawe ize kubana natwe. Iki kiganiro tugiye gukora turagusabye kugira ngo uze kuza ubane natwe ntaba ari twebwe. Dusengeye imitima y'abantu bagiye kudukurikirana kugira ngo baze guhemburwa nawe. Mana reka ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twe ntacyo turi cyo ndetse nta n'icyo twakora kugira ngo imitima idukurikiye ibe yahinduka, ariko uri Imana ifite imbaraga. Hari byinshi wakora kugira ngo mwami imitima idukurikiye ize guhemburwa natwe. Reka abababaye baze kwishima ku bwacu, reka abacitse intege baze gusubizwamo intege ku bwacu. Reka ibyo tuza gukora byose bize kuguhesha icyubahiro. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe kandi ugiye kudukoresha iby'ubutwari. Iyi ni korali Iriba. Aba bose baranga bataraba isoro mu nda z'ababyeyi babo wari uzi ko bazahurira muri korali Iriba. By'umwihariko wari uzi ko bazahurira kuri Family TV tukavuga izina ryawe. Reka uyu mwanya rero uba umwanya mwiza tugiye kubana nawe. Reka Mwuka Wera aze kubana natwe kandi aze kudushoboza muri byose. Twaguhereza ikaze kugira ngo ubane natwe kandi tugushime ko ugiye kubana natwe nk'umubyeyi mwiza. Tuguhaye amashyi kugira ngo ukomeze kubana natwe. Yes, dukomeje gushimira mwese mukomeje gukurikirana Family TV. Ngira ngo turi kumwe n'abaririmbyi beza. N'abaririmbyi wagiye utekereza ko bakurikira mu gihe cyawe cyose umaze ku isi cyangwa se mu gihe cyose umaze kumenyera izina ryitwa Iriba. Ibintu biragoye kubivuga. Hari umuntu ushobora kuba amaze igihe kinini yumvishe korali Iriba
Iriba ugasanga nyine kuba yababona kuri Family TV byonyine ni igitangaza. So rero uwo muntu twifatanyije nawe kwishima kuri uyu mugoroba tuvuga ngo Imana imuhereze imigisha myinshi cyane kuba nawe dukurikiye kandi ntekereza ko tujye kugirana ibihe byiza. Hari indirimbo nifuza ko twinjiranamo ivuga ngo Yesu ni iriba, hanyuma urumva ni indirimbo isa naho ihuriye n'izina ryanyu. Sinzi uburyo mwabitekereje, nyuma yayo muraza kubitubwira kuko kenshi ushobora gusanga korali yakoze indirimbo isa naho igiye gusa n'izina ryawo, ariko Yesu ni iriba, hanyuma tukaba turi kumwe na korali Iriba, bifite icyo bisobanuye. Iyo ndirimbo tugiye kuyiririmba kandi ntekereza ko n'umuntu wese udukurikiye waba uyizi kandi nawe yaragufashije, aho uri ukurikiye televiziyo yawe nyaboneka turagusaba nawe ufashwe kandi unayiririmbeho. Nukuri ni karibu kugira ngo turirimbe iyi ndirimbo. Mazima n'amazi y'ubugingo n'amazi amara inyota y'ibyaha akoza n'imitima. Yesu n'iriba y'amazi mazima n'amazi y'ubugingo n'amazi amara inyota y'ibyaha akoza n'imitima. Abayanyoye bose bararuhutse, yarabogeje abahindura ibyaremwe bishya pe. Nimuze ku mazi y'ubugingo, n'udafite ifeza nawe naze kuko hatangirwa ubuntu pe. Nimuze ku mazi y'ubugingo, n'udafite ifeza nawe naze kuko atangirwa
ubuzima urashira inyota ipfuza iminsi babarirwa kuyanywa arakoza werede abayanyoye bose bararuhutse bafite amahoro yose yarabogeje ibyaremwe bishape abayanyoye bose bararuhutse buzuye amaraso yarabogeje amahoro atangwa na Kristo ibyaremwe bishape yarabogeje abahindura ibyaremwe bishape Imana ishimwe. Hanyuma iyi ndirimbo ni sawa. Indirimbo ni sawa nimba mutari bunabizi mu bimenye. Wenda wasanga ari nababi babwire ariko reka mbabwire ni sawa. Iyi ndirimbo ni sawa kabisa. Reka twakire rero umuyobozi atubwira ubundi korari Iriba ku muntu yibonye bwa mbere. Birashoboka ko mwagiye mugaragara ahantu henshi ku ma YouTube n'ahandi hatandukanye, nta nubwo ariyo televiziyo ya mbere mujeho, si nayo ya nyuma, biracyakomeje, ariko ku muntu ushobora kuba agiye amahirwe yo kuba ababonye uyu munsi ari ubwa mbere, korari Iriba n'abantu bameze bate? Muratangira mwivuga n'ubundi hanyuma muvuge n'Iriba. cyane. Twaje kubashimira kuba muduhaye umwanya. Nitwa Musafiri Vincent, ndi umuyobozi w'ikorari Iriba. Korari Iriba ni korari ikorera mu itorero rya ADPR, ikabarizwa ku mudugudu wa Taba, paruwasi ya Taba, ni mu ntara y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ururembo rw'intara y'Amajyepfo. Ururembo rw'intara y'Amajyepfo. Itorero ry'akarere ry'aho ngaho. Aho kera bajyaga bita i Butare. I Butare. Okay. Nk'uko mwarimu binsabye rero, ibwira korari Iriba ni korari naho ibarizwa. None ni korari imeze ite rero? Reka mbanze wenda nsubire inyuma gato mu mateka yayo. Ni korari isa n'iyabayeho ni kera, ni mu mwaka w'1995. 95. Mpita mbara imyaka. Wumva imyaka ishize. Badufashe. Ninga ishize? 20. Urumva aravuze ngo ni 2. Yarabariye 2. 24. Bamwe mu baraha hari ababayeho korari Iriba, ariko hari n'abari mu Iriba iri biruta. Nicyo nshatse kuvuga. Hari abari muri korari Iriba babayeho nyuma y'uko korari Iriba nka Esther. Iri biramuruta. Yego mwakomeye. Korari rero yatangiye, urumva ni kera, yatangiye ifite abaririmbyi bagera nko muri 18, ariko ubu turi kuvugana korari ifite abaririmbyi barenga ijana. Bakaba hafi mu 130. 130. Akiyongeraho nanjye barimo. Ijana 31 buriya. Niba aririmbye bifite. Nanjye niyongeyeho nyine ndi 131. Twakomeza. Barakoze. Ariko barakoze kukwakira. Cyangwa ushaka kwinyirukana?
ubwo narishatse kugira ngo mbwire n'abandi bose baba bifuza kuba baba muri korali Iriba nimuze nawe bimburiye nimuze ubwo nicyo narishatse kuvuga iyo uri umukristo mu itorero rya ADEPR ukaba warabatijwe birumvikana burya kugira ngo ugaragare umukristo nuko hari ibyo bahujuje harimo no kubatizwa ukaba hari igihe ugomba kuba umaze uri kuri uwo mudugudu wataba korali ibarizwaho n'inzira zisanzwe wandikira korali washimwa nk'umukristo mwiza ibisabwa byose turakwakira gakora n'ibizami birumvikana yego buri muntu wese ashobora kwibaza urumva korali Iriba yatangiye muri 1995 itangizwa n'abantu 18 ukibaza ubundi byaturutse kuki kugira ngo abantu 18 bihuze bahita bakora korali Iriba ese niko yatangiye yitwa urakoze cyane ngira ngo n'ubundi mu itorero ryacu habamo imirimo myinshi itandukanye ubwo nshatse nk'ukurura amateka birumvikana ko niba umudugudu uvutse mu itorero ryacu rya ADEPR ni ngombwa ko uwo mudugudu uba ufite abakozi b'Imana batandukanye hari abayobozi ariko hagomba kuba n'umutwe w'abaririmbyi ufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu batandukanye ni muri urwo rwego korali Iriba yavukiye kuri uriya mudugudu n'ubundi wataba birumvikana ko nawo wari ukiyubaka yavutse rero mu rwego rwo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi batandukanye kugira ngo umudugudu ukomeze kwaguka ukomeze kugenda waguka haba hari abantu bakiri mu Iriba batangiranye nayo icyo gihe baba barabaganira ntawe urimo hano turi kumwe hano muri ntabahari turacyabafite baracyari akenshi ntawe urimo aba bose akenshi iyo ukurikiranye amateka y'amakorali menshi usanga hari izatangiye ari icyumba cy'amasengesho ugasanga zimwe zatangiriye nko kwa runaka ese Iriba nyirizina hakora aho hantu perezi ntuhasimbuke ahubwo hakore neza kugira ngo abantu dukurikiye amatsiko ashira ndavuga ariko n'aba turi kumwe hagize uwumva hari ikintu udashobora no kumfasha ariko korali Iriba itangira ntabwo yatangiye wenda nk'icyumba cy'amasengesho ko umudugudu wataba wari uhari korali yavukiye kuri uwo mudugudu abantu batangira ari bake ariko bagenda biyongera haza kuvamo umubare utubutse w'abaririmbyi ngira ngo rero twagira gutya tugashimira umuyobozi ariko arakomeza avuge hari byinshi ari bukomeze kuvuga ariko reka duhite twinjira mu mwanya noneho twongere dufate indirimbo sinzi uburyo umutoza yateguye indirimbo igiye gukurikiraho umutoza harya mutoza ni n'umucuranzi watangiye kuyitoza ryari mutize mikoro twumve natubwire mbona natangiye ntabwo natangiye ndi umutoza nubwo bazi ko ari umutoza ariko ntibazi izina ngo ndabasoje mu izina rya Yesu nitwa Shukuru Janvier nkaba ndi umutoza wa korali Iriba muri iki kinyejana niko nabyita kubera ko nabanje kuba ushinzwe ikinyabupfura biza guhinduka mbadirije wahereye ku kinyabupfura yego uhita ubona poromosiyo badirije hanyuma rero tukubaza nka korali Iriba wayigezemo ryari ubundi utangira kwitoza ari utangiye kwitoza nonaha navuga ko ari umwaka wa kabiri nyuma y'igihe kinini gishize uyinjiyemo korali Iriba wowe ubwawe wumva ari gute urimo gukurura korali yawe nka korali uri kudirija nk'ubu ngubu ariko ufite uburyo winjiyemo ariko noneho ubu uri umudirija ni gute ubikurura kuri ubu ngubu ugakurura korali yawe ntekereza ko korali banyimazemo imyaka itari mikeya yanyimazemo nk'imyaka ko nagezemo muri 2002 abazi kubarugura imyaka ingaya bagufasha 17 bakomba mbaye ubukombe uko babyita barukwiye kubadirija ndashaje niyo mpamvu nababwira ko mu bantu bashobora kuba bamaze imyaka myinshi ndimo hanyuma ntabwo naheze mbadirija birumvikana nanjye nabanje gutozwa
ko nagezemo no gucuranga ntabyo nzi, ibintu byinshi niho nabyigiye. Rero ni korari navuga ngo ni korari mubyeyi cyangwa se niyo yarandeze igenda inyigisha ibintu byinshi, ari ugucuranga n'ibindi byinshi ngenda nkora. Hanyuma nanone abayidirija muri iyi myaka 2, ntekereza ko manda ngiye kwirangiza y'imyaka 2. Ujya kurangiza imyaka 2? Kandi n'indi tuzagutora. Niba ari agire umuririmbyi ibyanjye ndari guhaye ijwi ngo nimaya nifashe ibyanjye ndari guhaye. Murakoze cyane. Tugiye kuririmba iyi ndirimbo tugiye irimo kugufasha muri minsi wowe ubwawe kumfasha wenyine. Indirimbo irimo iragufasha ntago yabura rwose. Hari indirimbo ivuga ngo turiho ku bw'ubuntu bw'Imana. iyo niyo kumfasha nawe gufasha ngakora mu kamera zawe umutera kari mu kokura amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Imbabazi zawe twarinzwe n'urukundo rwawe, twarinzwe n'imbaraga zawe, turiho kubw'ubuntu bwawe, turiho kubw'imbabazi zawe, twarinzwe n'urukundo rwawe, twarinzwe n'imbaraga zawe. Intambara zabaye nyinshi, ibyago n'amakuba byari bitugose. Wadutabaye nk'intwari, dukorwa n'ukuboko kwawe. Intambara zabaye nyinshi, ibyago n'amakuba byari bitugose. Wadutabaye nk'intwari, turakorwa n'ukuboko kwawe. Turiho kubw'ubuntu bwawe, turiho kubw'imbabazi zawe, twarinzwe n'urukundo rwawe, twarinzwe n'imbaraga zawe, turiho kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe, twarinzwe n'urukundo rwawe, twarinzwe n'imbaraga zawe. benshi bavuye muri iyi nzira, abandi bayiguyemo, suko twakiranutse cyane, tuyirimo kubw'ubuntu bwayo. Benshi bavuye muri iyi nzira, n'abandi bayiguyemo, suko twasenze menshi cyane, turiho kubw'ubuntu bw'Imana, turiho kubw'ubuntu, turiho kubw'ubuntu, turiho kandi twese twarinzwe n'imbaraga, twebwe twese turiho kubw'ubuntu
eshatu kane waragaburiwe ibuka igihe ibyawe byaramarira gusa ibuka igihe wagambanirwaga cyane ibuka 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 mwene data ibuka igihe warubura inshuro eshatu ibuka igihe ibyawe byaramarira gusa ibuka igihe wagambanirwaga n'abiyita inshuti zawe haleluya imana ishimwe none uriho kubw'ubuntu bw'Imana kandi inshuti warinzwe warinzwe n'imbaraga ifite twebwe turiho turiho n'ukuri kandi Imana yaturindishije ubunigira yaturindishije imbaraga twebwe twese turiho kubw'urukundo itugirira kandi twese twarinzwe n'imbaraga zayo. amina. hanyuma tugire gutya kubera ko n'abadukurikiye bahise babikora. ngira ngo iyi ni imwe mu ndirimbo irimo irafasha umutoza wa korali Iriba irabyigana kandi ngira ngo nyine hari benshi ifashije. iyi ni indirimbo nayo ifite byinshi isobanuye. hanyuma muyobo hariya korali Iriba muhagaze mute? ndavuga ku bijyanye n'ubutunzi, ntutubwire wenda imodoka mwaguze, ntabwo ari byo twifuza kumenya, ahubwo ubutunzi bwihariye bw'abaririmbyi ni ibihangano bafite, hanyuma ntabwo ari bya bindi biri mu ikayi, ntibyageze hanze abantu bakaba babizi. babyumvishe? Nibyo twabazaga. murakoze cyane. ngira ngo korali Iriba ifite imizingo itandukanye y'indirimbo, hari audio ndetse na visuel. indirimbo z'amashusho kugera ubu n'eshatu, album eshatu z'amashusho, tukagira n'izindi ngira ngo enye ziri audio z'amajwi. tukaba hari n'icyo duhishiye nyine birumvikana izacu mu minsi itari. ubwo hari iya gatanu cyangwa iya kane? izo zose ziri mu nzira. wasanga hari iya kane y'amashusho, hakaba iya gatanu ya audio. cyangwa zose zishobora kuba cyangwa ari amajwi n'amashusho. okay. n'ibyo turebera mu kwizera ko biri. ariko nubwo zaho ubwo niba ari tureke kujya mu mibare myinshi, hari igihe ahita inshanga. ariko reka tubaze umutoza noneho rero wa korali Iriba kuri ubu ngubu. mu by'ukuri iyo uganiriye n'abakubanjirije muri babandi 18 batangiye korali Iriba, uburyo baririmbaga, hari indirimbo bajya bicara iyo barimo kuganira bakavuga ngo iyi ndirimbo igiye dufasha, yaradufashaga mu bihe byacu bya kera. irari nubwo warigeze tujya twiririmba nubwo ari bivuga ngo mwana w'umuntu wumvuye umubare abantu benshi ndetse n'abakomeye bose bateranye n'ikinyoma, umwuka ubwe abarusha kuremera. haleluya amen. iyi ndirimbo rero ni indirimbo yafashaga abantu ba kera. nemba bagira agatoki gutya aravuze ngo navuze ni indirimbo tuzayiririmba ku cyumweru mu izina rya Yesu, ifite amavuta yose. hanyuma iyi ndirimbo by'umwihariko ku cyumweru muzayiture ngewe
njye kwibukije nema umva dirija nguyu niwe indirimbo rero agiye gufata note yayo neza areza gufata note yayo tuyiririmbe neza utabishaka arasohoka nubwo dirije hari nanjye ndi dirije cyangwa ndi gutya nyine dirija ashake note yayo iyi ndirimbo tuyiririmbe kubera ko iyi ndirimbo hari ikivuze kuri korali Iriba sibyo birashoboka ko iyi ndirimbo yaririmbwaga ari nta n'indirimbo n'imwe ari nta na audio n'imwe murajyana muri studio none ubu mufite audio enye dutera dukubye inshuro 10 wenda tuvuge wenda volume imwe iriho indirimbo 10 hari indirimbo zirenga 40 zimaze kujya hanze abantu bumvishije none iyi ni imwe mu ndirimbo yafashaga abantu mutaratekereza kujya muri studio hanyuma so wayima agaciro we yaba ari mu mwuka kora rero hano ikirere kiba cyegurutse hameze neza mwuka yarari ukuntu nyine bari kutuganiriza iyo ndirimbo koramo ubundi ufate note yayo turirimbe kandi turi mu mavuta turi mu mavuta turirimbe oya mwebwe nimugire ikibazo ufata icyambere ukakigira icya gatatu nta kibazo ikiri ngombwa nuko message iri butambukire mu indirimbo kandi ufite message iremereye twagiye Ngiye kwicara nkuko twayicaraga Sasa singisi twajyaga tunarira nuko twagiraga kabisa mwana w'umuntu umvuye umubare abantu benshi ndetse n'abakomeye bose bateranye n'ikinyoma umwuka ubwe abarusha kuremera mwana w'umuntu umvuye umubare abantu benshi ndetse n'abakomeye bose bateranye n'ikinyoma umwuka ubwe abarusha kuremera sinzapfa nzarama nekerereza abantu imirimo wakoze byitare ntangajwe n'uburyo waneruye iyo utaza mu isi nari kubahe sinzapfa nzarama nekerereza abantu imirimo wakoze byitare ntangajwe n'uburyo waneruye iyo utaza mu isi nari kubahe ansanze nigaragura mu ibata ry'Imana nkuramo ungirira impuhwe ambwira uti baho nanjye mbaho yasanze nigaragura mu ibata ry'isi angirira impuhwe ati baho kuko nijye ndiho maze arasiga aranyambika yasanze nigaragura mu ibata ry'isi angirira impuhwe ati baho kuko nijye ndiho maze arasiga aranyambika yasanze nigaragura mu ibata ry'isi angirira impuhwe ati baho kuko nijye ndiho maze arasiga aranyambika sinzapfa nzarama nekerereza abantu imirimo wakoze byitare ntangajwe n'uburyo waneruye iyo utaza mu isi nari kubahe sinzapfa nzarama nekerereza abantu imirimo wakoze byitare ntangajwe n'uburyo waneruye iyo utaza mu isi nari kubahe
mwana w'umuntu uhagarara ku gitare mu byo wibwiriye uri ni kure. Haleluya, Imana ishimwe. mwana w'umuntu hagarara ku rutare iyo uri ni kure va mu byo wibwira umenye Yesu ko ari we mukiza. mwana w'umuntu hagarara ku rutare iyo uri ni kure va mu byo wibwira umenye Yesu ko ari we mukiza. mwana w'umuntu hagarara ku rutare iyo uri ni kure va mu byo wibwira umenye Yesu ko ari we mukiza. Necerereza abantu imirimo wakoze zitare nangajwe n'uburyo waneruye iyo utaza mu isi nari kubahe sinzapfa nzarama. Necerereza abantu imirimo wakoze zitare nangajwe n'uburyo waneruye iyo utaza mu isi nari kubahe. Haleluya. Amen. ati sinzapfa nzarama. Indirimbo ni sawa, indirimbo ni sawa. Hanyuma perezida, ngo hari igikorwa mushobora kuba murimo gutegura cyangwa murahuze muri iyi minsi, nta bintu korari iri birimo nyine irimo iraririmbira kwitaba gusa bikarangira, cyangwa hari ibindi murimo? Murakoze cyane. Hari ibindi turimo nk'uko wari ubivuze. Twatangiye tuvuga ko tubarizwa kwitaba, ariko hari igikorwa duteganya rwose muri ino minsi ya vuba mike cyane ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. 17 z'ukwezi kwa gatatu ni ku cyumweru. Ku cyumweru cy'ejo, ku cyumweru gitaha. Icyo gikorwa kikazakorerwa mu mujyi wa Kigali, ni kuri Dove Hotel, kuri Dove Hotel Gisozi. Dufite concert twise ni Jehova Shama live concert. Izabera aho ku Gisozi nk'uko nabibabwiye kuri Dove Hotel kuva saa 8:30. Hanyuma Jehova Shama urumva nawe nubwo ari n'ikinyarwanda sinzi ubu ni iki. Ku muntu ushobora kubumvishiriza ijambo rikamugora mwamufasha? Twamufasha, mukamusobanurira rwose mu bikore. Intego yegereze giterane, intego y'icyo giterane ni ukuramya Imana, tuzirikana ko ari Imana iriho. Jehova Shama bivuga Imana iriho. Imana tuzaba turamya ni Imana iriho. Ngo kuvuga ni konseri yitwa Imana iriho. Wabimenye. Hari abantu bitwa Imana iriho rero. Hanyuma konseri yandi Imana iriho concert. Aho mwuka wera aradufasha. Mukomeze mutubwire gahunda ya Imana iriho concert. Iyo concert iri kuri izo tariki 17 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2019. Ni concert twifuza kuzabonamo abantu benshi, ari abadukurikiye n'abandi batandukanye, kuko hazaba harimo indirimbo zihembura rwose imitima, hazaba harimo ijambo ry'Imana, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur Rudasingwa Jean Claude, tuzaba turi kumwe n'abahanzi tuzaba turi kumwe n'umuhanzi Bosco Nshuti, afite indirimbo yitwa umutima nshyashya. Yari hiti hano kuri Family TV. Nawe tuzaba turi kumwe n'irindi tsinda ry'abaramyi. Muri make ibintu bizaba bimeze neza. Ndifuza ko buri wese azahaba kugira ngo yakire iby'Imana izaba yadutegure kuri uwo munsi. Kuri 17 kwinjira muri Dove, ku muntu ushaka kuza muri Imana iriho concert, bisaba iki? Urakoze cyane. Mu bintu byoroshye
bintu byoroshye bibaho icyo nacyo kirimo kuko kwinjira ni ubuntu, imiryango irafunguye, umuntu wese uzahagera yemerewe kwinjira, nta kiguzi na gito gihari. bivuga umuntu ushaka kuza muri konseri icyo asabwa ni tike gusa, no kuzinduka kugira ngo atazasanga wenda ibyicaro babyujemo kandi yagombye kuba yicaye neza. murabimwumva. Ni saa ngapi isaha? Saa 8:30 imiryango izabifungura cyangwa izafungurwa saa 6? No kuhagera mbere nta kibazo. bivuga ngo umuntu ku itariki 17 umuntu uzava mu materaniro ahita akomeza kuri Dove. Nta kibazo. Dove rero barangire abantu bari mu mujyi, uratega imodoka ijya ikagusiga kuri Yerika ukinjira muri Dove nawe. Waba uri Nyabugogo uratega bari bisi gusiga kuri Yerika ukinjiramo aho uvuye hose bafata umumotari kuri Dove arahaza. Uhita aroroshye kuhagera rwose. ngira ngo rero iri zina Imaniro concert Jova Shama ubundi yavuye kuki? Hari aho rihuriye namwe? Hari aho duhuriye kuko Imana turamya, Imana turirimbira, ni Imana iriho. Icyo nagiraga numvishe cyangwa se ngusobanurire neza, hari ubwo abantu bitira konseri album bayitirira iki ubundi iyi noza iyi Jova Shama iyi konseri yitirirwa album, yitirirwa umwe muri korali, yitirirwa indirimbo ihuriye na korali Iriba. Murakoze cyane. Ngira ngo muri korali Iriba dufite indirimbo yitwa Jehova Shama. Ni indirimbo nziza, niyo nkomoko yo kwita yo konseri ryose. Iyo tugiye kuyiririmba rero, niturangiza kuyiririmba perezida arahita atanga address by'umwihariko umuntu ushobora gukenera Iriba. Si mujya muririmba ahantu hose cyangwa muririmbira Butare gusa? Perezida wafashe mikoro ukabibabwira. Murakoze. Twebwe intego yacu ni ukwamamaza Yesu, ntabwo rero ari Huye gusa. Ngira ngo na Yesu yarabivuze, tugomba kugenda tukagera hose, amahanga yose. Rero nta nubwo ari iby'ubu ngubu kuko umuntu wese ukeneye ko korali Iriba yamufasha mu buryo bwo kuririmba ni ibisanzwe. Inzira zisanzwe no kwandikira ubuyobozi bw'itorero aho tubarizwa, akandika agaragaza igihe akeneye korali Iriba ko yaza aho twifuje twaza. Imiryango rero irafunguye, nta kibazo na gitoya. Iyo ubutumire tububonye tubwigaho nk'uko bisanzwe, noneho twabona nta gahunda zitabangamiye gahunda z'itorero tubarizwamo baratureka tukagenda nta kibazo. Haba ari adresse yihariye ya korali nka nimero cyangwa se ahandi hantu irahari? Nimero dushobora gutanga nimero z'umuyobozi, dushobora gutanga ku bakeneye indirimbo, wababwiriye contact kugira ngo n'aba bakeneye. Murakoze. Ngira ngo hano abantu turi kumwe hano hari n'umuyobozi ushinzwe ibyo ngibyo, numva namuha akamfasha kugira ngo arangire abantu neza uburyo bashobora kubona ibihangano byacu. Yego muyobozi, tumuhaye ikaze. Amashyi menshi twakira umuyobozi. Murakoze. Nitwa Neema Marie Jeanne, ndi muri mbya korali Iriba, by'umwihariko mu gashami gashinzwe itangazamakuru. Hanyuma nk'uko perezida yarabivuze, kuganira natwe uca kuri Facebook page yacu yitwa Iriba Choir, show biriho. Hanyuma kuri email iribachoirmedia@gmail.com ushobora kwandikira uba wandikiye media tukabigeza ku muyobozi. Hanyuma kuri YouTube dufite YouTube channel yitwa Iriba Choir Rwanda. Urabanza ugakora iki? Subscribe. Urabanza ugakora subscribe, hanyuma nyine ibihangano byacu bikajya, donc iby'umwuka yaduhaye byo twashyizeho bikajya bikugeraho. Ndumva kugeza ubu ari bwo buryo butatu dushobora kuboneka. Ikindi Butare, Ihuye aho tuba ni ku muhanda wageze
ihuye ukavuga ati ko ADEPR itaba umuntu wese ahita ahakuzana ni ku muhanda ni ku muhanda neza. hanyuma ngira ngo rero tugiye kuririmba Jehova Shama, indirimbo yitiriwe konseri ho gatoya, tugenda tugana no ku musozo w'iki kiganiro twagiranye na korali Iriba. waratuzamuye udukura mu Egiputa, uraturokora tuvana mu buretwa. Wakijije ubugingo burembye, ubwari bushobewe urabumuriza, ubwari bufite agahinda warabukamaze, ubwari bufite agahinda warabukamaze. Wakijije ubugingo burembye, ubwari bushobewe urabumuriza, ubwari bufite agahinda warabukamaze, ubwari bufite agahinda warabukamaze. Uruwiteka uri hejuru ya byose, Imana iriho Jehova Shama. Uruwiteka uri hejuru ya byose, Imana iriho Jehova Shama. niryo jambo twagiraga ngo rize mu Jehova Shama. Kubera igihe dufite gitoya rero dusoreje, reka twakire umuyobozi agira ubutumwa ashobora gusigira abantu bazitabira konseri yo kuri 17. hanyuma nyabuneka badukurikiye Iriba twabazanye baje kudutumira muri konseri, tuzabagarura baje gutarama, muzabyemera muzabyanga? Tuzabyemera, barabyemeye. Ubutumwa nibyo, hari konseri dutegura nk'uko twari turi kubivura ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2019. icyo naheraho ni uko dukunda abakunda ibihangano byacu, ari abo tuzi n'abo tutazi. Turifuza rero ko kuri uwo munsi n'ubundi bwo tuzaba turi gufatanya namwe mudukurikiye, ndetse n'abandi baba bari kutwumva aho bari hatandukanye. Turifuza ko twazabona abantu benshi baza muri icyo gitaramo, kuko hari ibintu byinshi byiza tubahishiye tutanakwirwa tuvugira aha ngaha. Ni ibanga ryacu, bizabonwa n'umuntu uzaba waje. Turifuza rero ko bazaza, imiryango irafunguye kandi ndizera neza ko uzahagera. Hari ibintu byinshi byiza ahishe bazahabona. Amen. Nubwo butumwa rero bw'umuyobozi, tugana ku musozo reka twakire, tugira umuco wo gusenga. Nibyo bya mbere, turakira umwe muri korali Iriba, iyo ari diribujura uri bumunobe, niba ari perezida uramunoma, adusendere ubundi twitahe. Kadusenge. Mana turagushimye, turwaye icyubahiro kuko uri mwiza, uhora uba mwiza mu buzima bwacu. Tugushimiye ko waturemye kera kugira ngo tuguhimbaze, kugira ngo turamye Imana. Tugushimiye umunsi mwiza waduhaye kugira ngo tuwunezererwemo. Mana turagushimiye kuko ibitunezeza twabibonye. Ndagushimiye kuko wemeye ko duhurira hano kuri Family TV. Mana tuguhaye icyubahiro kuko wabigennye kera cyane tutaranabaho. Ubona ni byiza ko tuzahurira hano tukakuramya, ukabona ko ari byiza ko tuzahurira hano abari kutureba bakaramya Imana. Turagushimye ko byabaye, wagize neza. Turishimye mu mitima yacu kandi tuguhaye icyubahiro kuko byose byagenwe nawe.
mu izina rya Yesu Kristo. Twakuvuze, twakuramije kandi ntago turekeye aho, ahubwo ubuzima bwacu bwose turi mu kukuramya, turi kugenda, turi kukuramya. Ujye unabidufasha tubikora uko tubyibutse, ubuzima bwacu buramya Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye kubw'iyi televiziyo washizeho, byose ni umugambi wawe, tuyisabiye umugisha iburyo n'ibumoso mu izina rya Yesu. Uwayitekereje umuha umugisha, ibitekerezo by'uwayitekereje ubyagure, imigisha y'Imana ikomeze iganze muri iyi televiziyo mu izina rya Yesu. Natwe korali Iriba turagushimiye kuko turi mu mugambi wawe, ibikorwa byose dufite byose bigenwe nawe, byose bijye mu nzira zawe kandi nziza. Ntago dutewe ubwoba n'ukuri Imana yacu, ntago situwasiyo yose yadutera ubwoba, kubera ko tuzi ko dufite Imana iriho mu izina rya Yesu. Ibyo ngibyo nibikomeza imitima yacu, ko dukorera Imana iriho, ko tugendana Imana iriho, ko tuvugira Imana iriho, byose izabikora kubera ko iriho. Turagushimiye rero kuko ubyumvise, amashimwe yacu yagiye, ukomeze urinde buri wese, tugiye kugenda natwe umuntu wadukurikiye muri aka kanya, tuzaba atekereza ko kwibwiza nk'ibyo wowe utekereza kubera ko ibyo wifuza kutugirira ari byiza gusa, nta kibi na kimwe kirimo. Ukomeze kumugisha mu izina rya Yesu. Reka dushimire korali Iriba, Imana ibereze imigisha myinshi kuza kubana natwe, kandi twizera ko vuba muzagaruka tugakomeza tugatarama, ubwami bw'Imana bugakomeza kwaguka. Namwe tubashimire mwakomeje gukurikirana ikiganiro Himbaza Family, by'umwihariko abakunda Family TV. Imana ibereze imigisha myinshi cyane. Nari Prince Shumbusho, tuzasubira naho ubutaha. Imana ibagirire neza. Bye bye.